Ariyakuru yasabye imbabazi mama we kubera ko yakuze anyuranye n'umurongo yashaka agenderamo, ariko we agahitamo inzira ye yo gushaka kugera kuri byinshi kandi vuba. Mu kiganiro na Isimbi TV yahishuye ko mu gukura kwe yari inkubaganyi, ibintu byatumye tumurongo mama yamuhaye. Ati nabaye inkubaganyi kwa kundi utakaza umurongo umubyeyi yari ari kuguha, ukavuga ngo uyu murongo urimo kugenda gake kandi sinshaka kugenda gake. Burya nta mwana ukura imbere y'umubyeyi we. Rero ivuye muri uwo murongo, uretse ko ufite inyota yo kugira ibyo ukora, ahantu urimo kujya ntabwo ubuhazi. Yakomeje avuga ko igihe cyageze ahitamo gutangira kwishakira amafaranga ku giti cye, aho yatangiye acuruza inzoga zitari zemewe zo mu bwoko bwa kanyanga zizwi nka Chief Waragi. Ati ko nari naraje Kigali mfite abana twabanaga, harimo n'umushuti wanjye witwa Denise. Naramubwiye ngo tujye gushaka amafaranga i Kigali, njye nahise njya gucuruza Chief Waragi